kunyumva uri mubi se ngiyewe niko mbyiyiziho uri mubi wa muntu abantu bavuga ngo ni mubi uri kumva wari uzi yuko hari igisura yawe iyo sura uvuga ko ari mbi ariyo ishobora kukugaburira nagira ngo byibuze mbanze menye izina Dede ryavuye kuki byatewe n'iki kugira ngo witwe ko ese niyo mazina yawe wiswe n'ababyeyi kugeza umaze kumenya ko atari izina wiswe n'ababyeyi ahubwo ari izina wiswe kubera filimi cyangwa se kubera uko abantu bakubonaga cyangwa se ese iryo zina ni wowe waryihitiyemo nuko muri filime umuntu wanditse story ari ryo yashakaga gukoresha cyangwa ni kwa kundi ugera kuri tele bakakubaza ngo urashaka kwitwa nde bitewe nuko hari umuntu yararumvishe witwa Dede cyangwa se warakuze nko muri quartier hari umucuti witwa Dede cyangwa nyine Dede ubundi waryiswe gute waryiswe nande wambaye nyivuge oya reka ne kukivuga abantu banze bahita babimenya reka mbwira mama Sava ukuntu Fizo yambaye uribuka umunsi kandi wumve mama Sava uribuka umunsi dushutinga inkovu ukitwa Kayitesi twashutingiye mu cyaro umutipe waje Norvege umutipe waje bwa mbere ukuntu yari yambaye urabyibuka sha iyo filime yitwaga The Hustle ni filime yitwaga The Hustle nakinnyemo nitwa Dede niyo ya mbere wakinnyemo ze kugira ngo iryo zina rifatishe ku bitandi yose wakoresheje niyo namenyekanyemo ariko nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye Dede TV show ndasuhuza abari Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ngasuhuza umuntu utuye mu mujyi wa Kigali nkunda kubibabwira maximum respect ndasuhuza Fizo waraye ute ndabasuje cyane naraye ute se ubu ni mu gitondo byaniriwe naramutse neze twararanye ko si twanirirwanye yego ko umwanya tumaranye sinzi uko waramutse umwanya tumaranye sinzi uko waramutse wamenye ko naramutse neza ugiye kwiyereka abantu gera hano bakubona ariko sha barambonye abada ndabashuje cyane umeze utese ntabwo nta kuntu umeze byonyine mba mfite n'isoni zo kuba ndi kurebana nawe bazibona ndi kureba abantu ndi kureba abantu magana ngahe ibihumbi magana ngahe bareba iyi video none se umunsi zaba wanaguje nkambara neza nkaniyogoshesha nzaza nyimbere ya kamera nese nza gukora tutavuganye reka nese wambwiye ngo urajya imbere ya kamera uzanga ati uyu munsi ndashaka kuza abantu bakakubona nihakango neze wambaye nyivuge oya reka ne kukivuga abantu banze bahita babimenya reka mbwira mama Sava ukuntu Fizo yambaye uribuka umunsi kandi wumve mama Sava uribuka umunsi dushutinga inkovu ukitwa Kayitesi twashutingiye mu cyaro umutipe waje Norvege umutipe waje bwa mbere ukuntu yari yambaye urabyibuka sha ese reka nkora birahera mwabivuzeho cyangwa ni kwa umuntu abyimba ibintu bye nyine abona byamangamiye ku giti cye murabiganira mwaricaye murabiganira cyangwa no nibwo bwa mbere twari tubonye Fizo ukuntu runtu sibyo ndikwaga kubivuga Eguse mwana kiragiye wari wabaye kirata oya ni kuri abone nakundaga kwigira ku mashuti cyane mu zuba n'ubu ngubu biri serious ariko nyine ngiye natangajwe no kumva nyuma yaho tumaze kumenyerana nabangami ariko uyiteka we cyakoze Imana irarema pe wasuje abantu se nabasuje ariko ngo aba diaspora baba ari abawe ndabasuje cyane nsuhuza abantu bari hakurya y'amazi magari u Rwanda rwa kabiri diaspora muno nsuhuza abantu bari muri Canada cyane by'umwihariko umucuti wanjye uri muri Vietnam bita CEO Imani
wa mushuti wa Fizo we wambabariye basi ukazanyiyereka nzakimusharinga naza mu Rwanda nzamubwiraze ako azaba ari hano nazo uzamuye azaba ari hano azaba ari mu rugo we niuza gukora ubwo azaza guhe n'ikiganiro nawe nzakubwira YouTube channel yacishagaho ibintu bye uzahita umubona uzasanga umuzi wa muntu we wa muri Vietnam ariko Vietnam ni umusirikare wiki ni umusirikare haka abasirikare nge nta kintu dupfa nta kintu dupfa oya nukuvuga ngo umuntu nakubaza umuhanzi wo muri Vietnam uzahita umbwira ati ndamuzi CEO wa Fizo Skin Media yacu cyo bita Family Nest nase umusirikare wari umukuye nyine nari mvugishijwe sarigese umuntu we ni umuhanzi ari kuririmba indirimbo za gisirikare Jamana uyu munsi rero twagarutse nubwo tuba twagarukanye ariko bakubona wenyine ngo uyu munsi twongeye wagarutse nese ntabwo barimo barakumva kunyumva sani ni radio ni YouTube igaragaza amashusho ntabwo ari radio ariko igaragaza yumvikanisha n'amajwi urabona umuntu posting audio kuri YouTube batayipostinga kareka nawe audio s'abahanzi nibazi post kuri YouTube haba ari kwishusho cyangwa amashusho nayo oya rate twagarutse kuri ka gacano kanyu twakoze uko bishoboka byose dedaragaruka kuri yacu yanyu y'abanyarwanda mukunda muri benshi cyane kandi waruzi izina niyise ngwiki tari dede ni dede ese ni dede apana dede se ndimo ndiga guhaguruka dede mama dede ngewe ndimo ndiga guhaguruka ni dede urabona ukuntu umwana yiga iyo yiga kuvuga bamwe ubundi ryavuye kuki ni izina rya filime wagiye gukina ahantu baguhereza dede ufatiye none se nta handi hantu wajya ngo baguhereze irindi zina riteretse ndayafite menshi ariko iryo abantu bamenyemo ni dede ese niryo ryiza none se urumva atari ryiza wowe niryo ukunda se umva unabinyambuye nanabirose usobanuro bwa dede se ntubyumva ko ari dede nyine dede se ni iki ni dede nyine ni inyuguti ebyiri dana dana dede bikaba birarangiye ngo ni haguruka dede mama dede Fizo wicagayikisha filimi iryo zina dede iyo filime yitwaga The Hustle ni filime yitwaga The Hustle nakinnyemo nitwa Dede niyo ya mbere wakinnyemo se kugira ngo iryo zina rifatishe ku bitandi yose wakoresheje niyo namenyekanyemo ariko ntabwo ari ya mbere wakinnye oya ntabwo ari yo ya mbere niyo ariko nukuvuga ngo muri filimi zose wari umaze gukina iyo harya yitwa gute The Hustle niyo yabaye hiti urumva The Hustle ni yari wowe mwacteur mukuru muri iyo filime yego ni ngewe wari acte principal hanyuma izina rimenyekana mbese iyo wumvaga The Hustle wahitaga wumva Dede filime ni nkaho ubwo ari we yari ishingiyeho bigenda kumera nk'ibyo ubu ngubu se n'ahandi wigeze ujya gukina ukavuga ati byibuze kuki mu maye irindi zina ritari Dede kugira ngo ugomeze usigasire izina ryatumye umenyekana kugira ngo ritazajya rinibagirana urumva izindi zose nakinnye ndi mama w'abana uyu munsi ariko abantu bakunda kureba Dede bari kumva ko twahinduye umuvuno maze iminsi nkorana nawe ariko ntakuzi kuki nkorana nawe ariko nyine nkuzi biraho kandi hari n'abantu benshi bakurikira Dede TV show baba bifata nkanjye nyine bumva buri munsi tuza tumeze nk'abantu tumaranye imyaka mirongo nyine tubabwira stories uyu munsi izejo zahe uyu munsi ngewe by'umwihariko ngewe nifuje ko tuganira nkaho bwawe wenda ikindi gihe ntanjye uzanyakira kuri Dede TV show unganirize nkanjye ubwanjye ariko umunsi by'umwihariko ndashaka ko tuganira nkaho bwawe wenda mereye ku izina kuko urumva impamvu wise Dede iyi Dede TV show babona ibi biganiro byawe nuko wenda ari yawe nyine kandi ariko iyi cyo si yawe ni y'abantu bose
iyi cano ni y'abanyarwanda. nagira ngo byibuze mbanze menye izina Dede ryavuye kuki, byatewe n'iki kugira ngo witwe ko ese niyo mazina yawe wiswe n'ababyeyi, kugeza umaze kumenya ko atari izina wiswe n'ababyeyi ahubwo ari izina wiswe kubera filimi cyangwa se kubera uko abantu bakubonaga, cyangwa se ese iryo zina ni wowe waryihitiyemo, ni uko muri filime umuntu wanditse story ari ryo yashakaga gukoresha, cyangwa ni kwa kundi ugera kuri tele bakakubaza ngo urashaka kwitwa nde, bitewe n'uko hari umuntu wari warumvishe witwa Dede, cyangwa se warakuze nko muri quartier hari umucuti wawe witwa Dede, cyangwa nyine Dede ubundi waryiswe gute, waryiswe nande? Twamaje kumenya ko waryitwe muri filime. Ubundi rero izina Dede nshobora gutekereza ko rishobora kuba ari ryo muri Kenya, ari rikomoka mu gihugu cya Kenya. Yes, kubera yuko iyo filime yandikwaga n'umunyakenya, yandikwaga n'umunyakenya witwaga Frank Kowi. Noneho mva arabizi umuntu watumye umenyekana. Noneho ubu ukuntu rero iyo karakita bayimpaye, buriya reka mbonereho kubwira abantu mugira inyota yo kwamamara, abantu bakurikira Dede ariko bahora bumva, cyangwa urubyiruko muri rusange bahora bafite inyota yo kwamamara. Niyo utapushinga, niyo utatanga ibya mirenge, niyo utavunika ikintu cyawe Fizo nta hantu kijya. Ni ukuvuga ngo njyewe nagiye, urumva Dehasu yari yabazongerero zine, turavugana ndamubwira nyine ko nakinaga, ko nigeze gukina filime zo mu ntara, ndabimubwira araza aransura turaganira. Waragusura sha umva, niyo mpamvu mvuga ngo itara rya riba umunsi umwe rizaka. Ibaze kwandikira umuntu kuri YouTube ukahita umuga ati nanjye mfite inkuru muri za commentaire, ukajya kubona ukabona umuntu niwe wasubije. Reka yavuye ahantu runaka, yabaga icyo gihe Rosine yabaga Kabeza, njyewe ntuye Igikondo, urumva hadatandukanye cyane. Nandika muri comment kubera ikiganiro yari yakoze, yakoraga muri bino biganiro bya ha friends. Noneho ndaje ndamwandikira naho ngati nanjye mfite inkuru imeze gutya na gutya, ariko ngiye kugira ngo nyivuge kuri kamera byasaba ko tubanza tugahura tukaganira, nkayi kuganiriza ukumva nimba twayivuga. Arangije arambwira ati ntari binzaza, ngiye kubona mbona arampamagaye nguri he baby, ni nuko yambwiye ngo baby nguri he, naho ngati ntuye Igikondo. Araza urumva yari yandikiye kuri email yanjye, mpita duhana contact. Arangije araza. Wamwakiriye none ikintu kirenze yansanze mu kazi. Yaraje ansanga mu kazi nadoderaga. Ese washakaga ko muza guhurira mu kazi? Yego ngiye nashaka akaza ku kazi kubera ko niho nari bwisanzure kurusha mu rugo. Kubera iki kurusha mu rugo? Ku kazi nakoreraga njyenyine, umva twari kuba turi babiri, ariko mu rugo haba hari abana, umukozi biki, bigatuma ntari bubashe kuvuga inkuru yanjye. Kandi ni inkuru numvaga ntashaka kuyivuga ntabanje kuganira n'uwo turi buyiganire ngo twumve nimba twayisohora cyangwa niba tutayisohora. Wagombaga kumenya neza cyangwa ukagisha inama umuntu. Yes, akambwira ati tuyisohore cyangwa ntituyisohore. We rero turaganira, arambwira ati iyi nkuru ntituyisohore. Bivuze ngo inkuru yaguhuje nawe byarangiye utayisohoye? Ntago yasohotse. Kandi ku nama ze n'ubu zikimfashe, urumva yangiriye inama ambwiramo ibintu numva ni ngombwa ko cyane. Arambwira ati twaganiriye wabohotse, gihorere reka tubirekere gutya bidateze ikindi kibazo cyangwa bikafekta abandi bantu ku ruhande. None ndangije arambaza none se mfite filime ndimo gukora ko mbona twarahuje, wibaze ko twaganiriye guhera yangezeho 11:00, twatandukanye 5:00 za nijoro tukiri kuganira nta kindi kintu twakoze. Amata bakanywa amasaha yose se cyane, turi mu kazi bwarije turakinga twicara muri biro. Hari ukuntu mujya mufata ibindi bintu mukabyita amata wapi na amata y'inshyushyu niyo twe turi kunywa ashyushye. Nari mfite agaketo nkayashyushya tukayanywa. Yego buri abantu tutamenyereye kunywa amata twumva nabi. Birashoboka.
akose Fabrice Fabrice ageni Fabrice ntago ari njye ni Fizo wanyicaye akajisho ukavuga ngo n'ubu uvuze ibyo kumodoka Fabrice urumva noneho ndayije arambwira ati ko mfite filime se ndimo ndategura waretse ukazankiniramo agasene kamwe yego wanyumvishe kamwe agasene kamwe ngenda mubwira ntaribi duhana umunsi ngenda ngiye gukina ako gasene kamwe ngo witahire birangire ubufasha gukenewe bumuhaye cyane noneho uretse reka tugendane nuguha ngo ngewe yuvuze sene imwe mpita numva kuko sene imwe yagiye ugiye gukina niyo yakugize dede cyangwa se wagezeyo ibintu birahinduka komeza ngewe nagezeyo nari mfite utudrede tugufi noneho nimba munabireba neza muri kubona ko isura yanjye ifite ukuntu iteye ubwo ibyo nge ntabwo napfa kwita mbona shaka nkubwire abantu tujye twimenya yaba kereka narabibonye ku munsi wa mbere duhura ariko iyo sura iteye ubwoba ntabwo njye nyibona ariko nshaka kuba ubu ngubu naragize baby face ibaze mfite utudrede tugufi ndeba nk'uku ndeba abantu bifuza kureba haciyeho igihe kingana iki iyo filimi uyikozemo haciyeho imyaka 2 irenga imyaka 2 ntabwo ari myinshi irarenga ni twayikoze 2020 haciye imyaka 5 mwangu wa gatanu buri kurangira uzi ko nshaje wewe wibariraga muri ibi Yesu we njye numvaga ari nkibi abantu bajye kuyireba abantu bafite iriho kuri YouTube nk'agakoko ugiye gutya bivuze ngo shanyine urumva nagezeyo umuntu wari bukine yitwa Dede baramubura yanga kuza ntiyazi none hariko Frank niwe wari director akaba n'umwanditsi wanditse filime cyane yari yanditsemo umuntu witwa Dede ariko uwo bamuhaye ngabona bidahura abona atari bube Dede ashaka atari wango abantu yo bandika filime yandika filime afite umuntu areba n'umuntu uzakina iyo role bigahura yego rero uwo bamuzaniye yasanze bidahura na Dede kubwishaba yawe cyangwa se kubw'umwaka wa director Dede ni yanazi kamvuga akantu kamwe Fizo buretse mvuga akantu kamwe ubone umugisha mu wundi muntu umuntu ujya ugira complex y'ukuntu asa wari uzi ko uko kuntu usa uvuga ngo uri mubi wari mubi mbega nyine nyumva uri mubi se ngiyewe niko mbyiyiziho uri mubi wa muntu abantu bavuga ngo ni mubi uri kumva wari uzi yuko hari igisura yawe iyo sura uvuga ko ari mbi ari ishobora kukugaburira ikakugira ugomba kuba cyane nukuvuga ngo abantu babi ni mwihebe iyo sura yanyu niyo hari ahantu wagera isura yawe ikakurengera nukuvuga ngo uko isura nziza yacuruza ni niko imbi yacuruza cyane rwose ariko amahirwe menshi abari ku masura meza buri reka mubwire impamvu njyewe Frank yarambonye ahita abwira Rosine kugira ngo tugendane neza ubundi muri filimi Dede yari muntu ki nyine nibyo ngiye kukubwira we yarambonye yari yanditse karakteri y'umuntu w'ikihebe w'umugore igitsina gore ari umukobwa akaba ari igitsina gore yes ucuruza ibiyobyabwenge warakaye wariwe nukuvuga ngo wewe barakubonye bahita babona si ngombwa kuri buze kwirakaza wararakaye hari ukuntu umuntu bamwarore icyo nashakaga kuvuga yego ikihebe mwa yarambonye noneho ahita abaza Rosine ngo Rosine uyu si we Dede Rosine ati woya ati Dede ntabwo araza n'ibiki undi ko nshaka uyu ko nshaka Dede uyu niwe nshaka uyu niwe Dede n'uyu nguyu nshaka uya uwo wundi mwihorere wewe wabonaga uri kureba filime utazi ibyo bari je nabonaga ntazi ibyo barimo uyu nguyu mwihorere bagiye gushutinga bari kunshutinga ni iseni nanje gukina biragucanga ati uyu nguyu mwihorere uwo nguwo mureke ubaguranire role uwo nguwo warugiye kumwitirira umureke hanyuma uyu nguyu niwe nshaka ameze nk'uko nshaka mu kwitabira kwawe mu kuza gukina sene imwe yawe babiguhesheje amahirwe yo kutaba umufigira sintekereza ko byatewe no kuzinduka nuba ngo yuze ugasanga Dede yashutinze
director ntacyo ari kubikoraho ariko kuba warazindutse ukahagera mbere y'igihe byaguhesheje amahirwe yo kuba nyine waba uri cyane ngo icyo gihe ufigira ugakora iyo scene imwe nkeka ko wenda ubu ngubu aho uri ubu atariho wakagombye nta n'umuntu ubunzi ibintu wenda bitandukanye cyane na YouTube cyangwa se unabirimo ariko tutakuzi ku rwego tukuziho cyane ntago uvunitse rwose nuko nguko byari ni iki cyakugoye mu kwakira ibyo bintu cyangwa se mu gusanga wari uzi ko ugiye gukina scene imwe bikarangira ubaye main muri filimi yose njye nta kintu cyangwa ahubwo byaranshimishije ibaze kugerayo ntabwo ari ugiye kubikora bwa mbere kandi koko narakinnye mu cyaro ariko urabizi byari seriye yari na filime yarebwe yakunzwe ariko itararenze imipaka urumva kujya imbere ya kamera byo nari mbizi kandi njyewe kera nari no muririmbyi nari umuririmbyi muri korari buriya rero abantu b'abaririmbyi birashoboka no kwatinga birakunda baciye imbere y'itorero cyangwa se abaririmbyi mu rusengero muri rusange abo bana kenshi abantu tugenda tubona muri iyi mihanda abahanzi abakinnyi abo bantu bose iyo bamuganire bakubwira ukuntu bahereye muri korari none se nk'ubu ngubu ugiye muri ibintu bikanga ukahita ujya gutangira ukajya muri korari ukazamukira muri korari se ari ukuntu noneho mu magambo make ugira inama umuntu byanze ngo umuntu washatse gutera intambwe akahita ageraho hano uyu munsi ari atarereye muri korari ntabwo mushubije inyuma ariko yagagiye guhera muri korari kuko usanga abantu benshi bagize aho bagera cyangwa se bafatishije ibyo bari gukora uyu munsi barereye he muri korari niba ubikora bikanga nakugiraga inama yo kugenda ukajya guhera muri korari ku rusengero muturanye kandi yakubwira abantu twaririmbanye babaye abantu tuzi uyu munsi cyane ndahera ku muntu wari manager wa ntuza wa Emile Nzeyimana yari umuhanzi Emile Nzeyimana ni umuhanzi ni umuhanzi wa gospel witwa uwo mu manager yitwa Caleb Uwagaba ubu ngubu ari muri Amerika hayi Uwagaba abantu baramuzi Uwagaba arazwi cyane muri social media nabari ne Gahongayire nabandi bose arazwi baragendanaga ndi kuvuga uwo Uwagaba twararirimbanye undi muntu twaririmbanye uri buze gutungurwa ni umuntu witwa Marina buriya Marina ni generation yawe cyangwa yarimbaga muri korari y'abana wowe uririmba muri Eden Garden Marina twaririmbanye muri korari muri quartier arakwibuka se kubera iki Marina twaririmbanye turi inshuti cyane noneho no mu bukwe bwanjye yaranyambariye baza wumve unashaka gushaka yiti yihoma ku bantu yiti yanjye se yiti sinyifite ngewe izina ndarifite wanganya nka Marina reka nkubwire iyo mfite irampagije ikindi nta nubwo tuba muri ntuzimwe we ni umuhanzi ngiye nka umukinnyi wa filime kandi amazina yacu buri muntu wese aramuhagije ngewe ndakubwiye ngo Marina nagushaka hita turutse ku wundi ese ko wihuse warese nkakubwira abantu bamenyekanye kubera guca muri korari bo twaririmbanye yego ngo nongera kugira inama ushaka hano Dede yaririmbye urumva ko iyo korari zamura abantu iranabazamura tension dukomeze wa gatatu yitwaga iyo korari yitwa Petros Choir irahari irakomeye wewe nyikunda kubi waririmba wasengeraga muri Church on the Rock ibirwamagana Church on the Rock Rwamagana mwese ndabayambiriye urumva Marina na mama we n'ubu turi inshuti cyane mama we ndamukunda nukuvuga ngo nubu fizo banzurike banze mbwire mama boro kumukunda inshuti na mama we ahubwo Marina ni nk'umwana wareze mani waretse kubivanga Marina twaririmbanaga na mama we turirimbana urumva yari korari iririmba mu rubyiruko n'abamama noneho njye nari umumama nari inshuti yabo yo mu rugo rw'iwabo kandi Marina kuko yararizi kuririmba aririmba muri baking nanjye nyobora indirimbo urumva Marina twaririmba twabekingaga kuri aruto nyine tukaririmbana
ahantu henshi hatandukanye, haba mu bitaramo badutumiyemo tukajyana, yari close nanjye. Urumva rero ku buryo nyine sinanatinya kubikubwira ko yanyambariye, no mu bukuru urumva yari umuntu uri close yanjye. Yarakwambariye mu bukwe bwanjye yaranyambariye. Yakwambariye yari yakaba umuhanzi uririmba indirimbo dusanzwe tumuzi birimo kuza, yego birimo kuza yitabira ibitaramo bitandukanye, baking abahanzi ba Jay Polly gutyo abantu benshi. Uwo ni uwa mbere. Uwo ni uwa gatatu. Ni uwa kabiri nako. Oya ni uwa kabiri. Uwa gatatu rero ni Alto. Amuzi cyane. Alto se no abantu baramuzi. Alto no Rwamagana. Yego. Nawe twararirimbanye muri korali. Nukuvuga ngo hari ukuntu ibintu bigende bigakurikirana ahubwo we kwari uzi kuririmba gute wisanze muri filime akabari uguma cyane cyangwa se ukahatsindagira ukavuga ati ha niho hanjye. Buriya rero ntago waba byari ibintu wijyanagamo ariko utabizi, nyuma ukuza akabari bwuza kwisanga muri filime ugasanga ibyo bintu byakuruta uko wabaga uri mu ndirimbo. Abantu twaririmbanye kera murabizi. Nararirimbaga do. Wararirimbaga itorero rigahaguruka. Nararirimbaga bakampa amafaranga. Mu rusengero bakama kwa kundi bagatura. Noneho rero hari ukuntu mu baririmbyi aba mu byiciro bitandukanye, habamo abahanzi, uri kumva, haba abantu b'abahanzi nyine, umuntu ashobora kuva muri korali akagenda akaba umuhanzi, hakabamo na wa muntu waba umuririmbyi muri korali ariko ataba umuhanzi. Uwo rero yari we njyewe ndi umuririmbyi ushobora kubekinga abantu, kuko njyewe nshobora no kwiririmbana Alto, ijwi rya Alto nkaryirimbana nkarirangiza kandi nta soprano iri iruhande rwanjye. Ibyo bishobora abantu bafite nosiyo mu kuririmba. Ngwanga ibyo bintu biragoye. Biragoye kumva umuntu aririmba Alto nta soprano imuri iruhande, ntago biboneka ku bantu benshi. Ariko ntago ndi wa muntu waba umuhanzi, biragoye nabyo. Yego sha tujya twemera, ntago naba umuhanzi ngo mvuge ngo njyewe ngiye hariya ntego indirimbo yanjye ndayikoze ndibaranshije kuri stage ndigaraguye reka ntago nabishobora. Abo rero ni abantu twaririmbanye, tuziranye, tuvugana, nyine bazwi, biraho bisanzwe. Twari tukiri kuri Dede, ukuntu yamenyekanye nka Dede, wenda nubwo karagaciye mu kuba abantu benshi bagiye bazamukana muri korali cyangwa se bagiye baririmbana, babaye benshi muri bo abastari tuzi uyu munsi. Urumva n'indi bakukubwira, iyo waciye muri korali niho twari tubihereye. Iyo waciye muri korali biroroha cyane kwa acting, kuba umwactrice birakunda, biroroha kwa kumenyera guhagarara imbere y'abantu, kumenyera amakamera, kumenyera ibintu byinshi bitandukanye bituma ubasha gutinyuka abantu, kandi iyo watinyutse abantu birashoboka ko wakina. Ariko bikaba bari n'impano. Urumva iyo nza kuba mfitinga muri ya role ko ashaka, ariko simbe ndi umuntu ufite impano yo gukina, ntacyo ibintu byari bumarire. Yari buvuga ati mumunkura imbere nta kintu two mwamuzaniye agenda cyane. Ariko wumve ngo nagezeyo umunsi bagiye gushutinga baratangiye, nagezeyo ahita ambwira ngo mutere kamera hariya. Dede namubonye nashakaga, n'uyu nguyu mu muterere kamera hano agiye gukina ibi n'ibi, man ndakina. Kowi ahita akoma amashyi, arambwira ati n'uyu nashakaga. Uwo nanditse Dede ndamubonye cyane, uwundi mwari kuzana mu muhereze ibyo mwari buhu uyu nguyu, kuko Dede wanjye namubonye cyane. Icyo gihe sene ya mbere ndabyibuka nayikinanye na Alphonsine uwo mu muturanyi, niyo ya mbere twakinanye, niwe mu twari Nzayino, niwe twari bukinane bwa mbere. Nyine ndakomezanya n'abandi basitari batandukanye, murabizi ko Rosine yari umusitari, kandi icyo gihe niwe twari duhanganye muri izo sene. Urumva nari ikihebe mucuruzaho anyigomekaho ibintu nk'ibyo. Nuko rero nuko nguko izina Dede naho ryavuye. Nukuvuga ngo wowe mu gutangira kwawe ntago wabaye nka bantu bitangira bakora kuducano turebwa na 220 views 10 bigaflopinga rimwe n'enye bikagiro bikanga.
waraje umunsi wa mbere wo kumenyekana cyangwa se aho navuga wahereye kariyeri yawe uhita ibintu bibekinga bigera ku rundi rwego ku buryo twarebwaga tuvuga wenda nka views nkeya zari zihari nk'ibihumbi 60 gutyo kuzamura nizo twatangiriye. Mu myaka itari mike umaze ukora sinema cyangwa se uri umukinnyikazi wa filimi nyarwanda, urumva we watangiye bitakugoye utari nk'aba bantu tumaze iminsi cyangwa se twumva bamwe na bamwe bazamuka habayeho gutanga ibice bimwe na bimwe by'umubiri cyangwa ruswa igamije imibonano mpuzabitsina zibaho. Ntago ngututse ariko izo yego ntago mvuze ko zibaho 100% ariko waruvuze ngo zibaho izo ruswa zibaho kuko mbivuze nanukiriye nanjye ngezeho ngira ngo ndagututse. No kuvuga ngo hari abakobwa benshi rimwe na rimwe tugenda tubona kuri iyi mihanda bavuga ngo ngiye kugeraho ngeza ngo runaka cyangwa se ntanabavuge mu mazina, ariko akabimentioninga akavuga ngo abakobwa benshi bazamuka babatswe ruswa y'igitsina. Ibyo si byo byakubayeho? Shawapi urumva ngewe nta nubwo ari buyinsabe kuko producer wa mbere twakoranye ni Rosine ntago ari umulesbienne, ni umukobwa ukundana n'abagabo cyangwa se ushobora kubana n'umugabo, apana abakobwa bakundana. Nta ruswa yari bunsabe. Urumva rero ngewe navuye na acting yanjye yahise ituma aba producer bambona kuko urumva nakoranye na bashitani nibona nayoboraga muri yo gang, nkakorana n'abandi witwa Tonto n'undi witwa Ashile, ni nawe nakinnye nkata urutoki. Ibintu akenshi iyo scene yo gukata urutoki niyo yubatse izina Dede tuzi umunsi cyane ku buryo nageraga ahantu umuntu wese akambwa ati mwihungisha icyo kigore mwigizeho icyo kintu sinshaka no kurebana nacyo. Wakoze byakoze ku mitima y'abantu babibonye. Mu myaka irenga 5 umaze ukina filimi nyarwanda cyangwa se uri umukinnyi wa filimi, ni iki cyakugoye cyangwa se ni iki kintu wageze ukavuga ati ngewe hano ndabireka cyangwa se ndabivuyemo bitewe nuko icyo kintu utakiyumvishagamo cyangwa se bitewe n'ukuntu bari baguhaye gukora ibintu wowe utumvaga ko wakora? Ngewe nta rore barampa nginanire, ntago nyine numve irambangamiye, ntago irabaho, ahubwo ikintu kimbangamira ni ibiro byinshi. Uvuga ngo imiterere y'umubiri wawe. Urumva ngewe abantu benshi n'abafana banjye benshi yo duhuye baracanganyikirwa, baba bazi ko ndi igikecuru, ndi nyine cya kintu cy'igikecuru kiraho urumva kidahaguruka kiteguka kiraho cy'inzira karengane kinini. Hari umuntu twahuye mu mujyi ahita avuga ngo mamaho ngo hagarara ubwire, ndahagarara arandeba ntiraza kagedeba atavuga, arangije ngo disi aracyari muto nyine nzi kuri urukecuru siwe numva nyine ibyo bintu birakubangamira cyangwa birambangamira. Urumva bituma mpora mbona scene zimwe. Oya ngwangerega kuba uzibona nuko uzishoboye. Yes, ariko urabizi ko ngenzi wari wamubona muri scene ya romantique atari uko ari gukina nk'umugome, kandi suko atari byo bintu azi gusa muri filimi cyangwa ashobora, ariko ikintu yo abanditsi cyangwa se abantu bayobora amafilimi hano mu Rwanda babonye kukizi barakiguhata bakakikukubita ukagikora nyine ukagiha abanyarwanda kuko nicyo kintu babona ushoboye. Nge rero ibyo oya ntago mbangamira cyane, ahubwo hari ukuntu ngemba niyumva ko hari izindi scene zindi cyangwa hari izindi role zindi nakina, ariko ugasanga ntago bari buzime kubera ukuntu ngana. None se Fizo ubu nimba niyumvamo ko nshoboye gukora scene ziri romantique, ninde muntu wazinyandikira se ngana gutya? Urumva umuntu angaguterura kuvana muri sale kujyana mu cyumba, ninde muntu walerura aguterura kugeze ku muryango ya sinagaye babone umujene byagora. Urabyumva? Urumva imbogamizi zo kuba umuntu ari munini, ariko izo ntabwo zakabaye imbogamizi ku rundi ruhande. Oya sha moyaho ni reka nkubwire biraryana kubyibuha. Ngiye impamvu bimbangamira nago nigeze nkunda kubyibuha. Oya
byanaje bintunguye guhera muri 2020 nyina na Dede iyo role ya Dede ntabwo nari munini abantu bakumenye bakakumenya ubyibushye bajye kureba iyo filimi basha murahita mutunguru murasaga banga guri niki kintu nawe urebye iyo filimi ubona ku mubiri wawe cyane itanda ukuntu narebaga ngo ubu ngubu iyo filimi iza kuza ubu ngubu ese nibwo bari kunezezwa nuko wakinnye cyangwa icyo gihe nibwo wabikoze neza kurusha uko wabikora ubu urumva icyo gihe nibwo yambonye ahita abona ameze nk'uko ashaka wasanga ubu ngubu nabwo ari kuvuga ati munshakira undi utari uyu kabisa ndabona hano wapi ni ikimama cyarenzwe cyo mu kiraho ngaho niyo mpamvu mubwira ngo yarakubonaga akabona ukuntu wishwe n'inzara ndavuga nyine ukuntu wari unanutse amaso ku mugani wawe sinzi niba yari yarahiye nanjye ntabwo nyizi icyo gihe nari mfite ikindi kibazo nari mfite sinezite za danje za zindi mpora nk'ubye amaso ijisho ryanjye warareba gukumirwa ukavuga ati yaruye kabisa uko akantu na gake nta n'imbuto yakuyemo nuko nguko nari imeze ijisho ryarahiye hano ku mpande aha harabaye umukara tsiriri harabaye umukara nyine ku buryo nakurebaga ukabibata uyu muntu ari bunige tugana ku musozo gira ikintu ubwira abantu babumva ko bashaka kuza muri sinema ariko bakabura aho bakuririra cyangwa se bakabura babazamura kuko turabizi ko nambwa yuriza igiti gira ikintu wabwira umuntu ukiri uba abantu bose ubonye ubisubita imbwa oya imigani myinshi rega umugani ugana kare ni ukuvuga ngo urugero rwiza rwo kuba ari aho umuntu yagera nuko ari umuntu wabigizemo uruhare akamufata akamushyira ku rwego akamubwira ati komerezaho ntambwe rero yuriza igiti kuko Fizo saba imbabazi abafana ndabasabye imbabazi niba hari aho mbangamye cyangwa nari nkomerekeje ariko ntago ibyo nari ngambye umva bakunzi bacu ba Dede TV show kambabwiza ukuri nsubije ikibazo wari uvuze abantu mwese nanjye bajya banyandikira n'undi wundi baramwandikira abantu benshi abantu dukina muri filime twakira izo message zimeze gutyo ugasanga umwana ntaryama ntahumeka ntasinzira ngarashaka ngo nawe ngo gukina filime rero ukabona umuntu ari kukwandikira ngo mfite impano nta muntu ujya umenya ko wafite impano ahubwo abantu bana nabo nibo bamenya ko ufite impano none se umuntu uvuga ngo ako kantu nanjye nkagukosoreho umuntu arabimenya ko afite impano y'ikintu yego none se nanjye ku bintu bijyanye no kurya mbyiziho impano pe kandi nta muntu urambwira ko mfite iyo mpano abenshi bavuga ko ari ubusambo cyangwa ubugegera none se ni gute umuntu azafata impano yanjye akahita ubugegera kandi njye mbizi ko nyifite ubizi ko ari impano okay ni impano byumvikanye umva mubwire Fizo impano kuba uyifite ni ikintu kimwe no gutegereza igihe cyayo ni ikindi ni ukuvuga ngo impano se niyo igushakishirizaho kumenera cyangwa ubundi iyo ufite impano Imana ishyigikira ya mpano yagushyizemo mpaka ikugejeje aho ugomba kugera ntibivuze ngo ugira inama abantu ko bagomba gutuza bakareka Imana ikazabijyanira ikabagezaho impano zigomba kuzabageza cyane umva impamvu ngiye mbikubwiye nk'ubwo nkubwiye ahantu nahereye ahantu wahereye nuko wandikiye umuntu muri comment none se umuntu nabireka ntagira ikintu abikoraho azagera nko impamvu ngira nakubwiye ibyo wibuke ko wavuze ngo abantu ngo bageraho bagatanga amaruswa y'ibitsina aho hantu burimo kwirwanirira nta n'umuntu ubona agaciro k'impano yawe iyo watangiye hari abantu benshi ntabwo urumva umuntu avuga ngo nishyuye amafaranga runaka ngo kugira ngo anyinishe muri filime ye ntabwo ibyo bintu byumva ibyo ni ukwirwanirira ibyo ni kwa kundi gushaka gusunika impano yawe kandi nta nzira iraboneka rero inzira y'umuntu iba ihari iyo ufite impano ugomba gutegereza ugakora bimwe mu bushobozi ufite ubundi ugategereza umunsi itara ryawe rizaka riraka inzira y'umuntu iba ihari uko byagenda kose nimwihebe inzira zanyu zirahari
tubashimira kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro kitari kigufi kandi kitari kirekire cyane tugiranye, mukaba mwagereye ku ntangiriro mukakigeza ku musozo, mukaba mwumvishe zimwe mu nzira cyangwa se bimwe mu byo Dede yaciyemo kugira ngo yitwe Dede. Uyu munsi twanababwiye ko ibiganiro byacu aba ari episode. Uyu munsi tuganiriye kuho Dede, izina Dede ryavuye, ejo cyangwa se ejo bundi tuzabaganiriza no ku bindi kugeza aho Dede ageze uyu munsi. Nawe niba ufite inkuru yawe cyangwa se aho wifuza kuganiriza abanyarwanda ko wavuye nawe ugeze uyu munsi, ni karibu kuri Dede TV show. Turagira ngo tubabwire ngo ni ikaze, muhawe ikaze, hano ni mu rugo. Twabwiye ko yari yacu y'abanyarwanda, turabakunda cyane, by'umwihariko njye aba diaspora ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka njye ndabakunda n'ukuri, na Dede nabashimire, tubabwire ngo naho butaha. Aha, bye.